abaturage basangira ibyo bafite ku rwego rw'imidugudu n'utugari. Yego. Uyu ni umunsi wo ubona gute? Uyu munsi w'umuganura hari umuntu agiye gutura miliyoni yagusanze ku muhanda. Yego. Nta n'igiceri cy'atanu ufite agiye gutura miliyoni yagutambutse wamfashije wamfashije wagiye mu rusengero ahantu bafite abantu barimo muri urwo rusengero wanakwinjira muri urwo rusengero rwonye byonyine n'umuhumuro wawe kubera inzara ufite ushobora kugwamo inzara ikakwica. Barahumura neza barasa neza bagiye guhereza amaturo ariko nine Imana yatutura hako ubundi uturira Imana worinde ese wamugane umuntu waturi mugahurira muri dunda kwibaza se Imana yageze ahanga ariko ubundi Imana yitwa ngwiki. Yego kubera ko buriya ugasanga we watuye umuntu wahaya ugasanga byose yambaye neza asa neza mwahura n'ababawunsa bakabwira we cyawiruke uri murajyaye hano none wagira avantage urumva wafata avantage zo kugira ngo winjire. Yego ugasanga wa muntu ituro ryawe warihaye ari hari hejuru muri VIP kumugeraho nibyoroshye. Urashaka kugira ngo ayo matura yawe azagende agure shitani azaze yica Imana cyangwa ayo maturo yawe amaziki nta kintu na kimwe ndeka simvuga batazavuga ngiye muroke ntamatsenga cyane ariko ushobora kuguhagarara buri gihe cyari cyo cyose akakurwanirira waba mwikosa utaribamo akaba ari inyuma yawe cyane. Na papa nawe ni umubyeyi ariko papa harana avuga ati ato igihungu cyanjye kubita ariko cyarananiye n'ubundi kimeze gute. Ariko mama aravuga ati uyu umuhungu wanjye mwamuretse. Yego but so umubyeyi wanjye yarankunda urwo ni rwo rukundo nanjye ndamukunda. Yego kumbwira ngo undi muntu uzankunda kurusha uko mama wanjye wambyaye azankunda ibyo ngibyo mbamba nayo ko biragoye ibyo ngibyo biragoye bizaba bigoye cyane umva biranagoye cyane pe sinkubeshye. NCD TV, big dreams change things. Yes, mwifurije kugubwa neza uri hose mu bice bitandukanye yaba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Of course this is NCD TV. Ngendi Denario nkuko mumaze kubimenyera. Dusanzwe tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. For uyu munsi nakuzaniye iki ni NCD TV podcast part 2. Abantu twabanye kuri part 1 mwari mwishimye cyane ndetse mwana sabye yuko ino topic yakomeza kubaho. Niyo mpamvu twabazaniye part 2. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira byinshi kuri we. Ntimujye kure turakwakiriye. Murakoze cyane. First of all tangira wibwira abadukurikiye. Yego murakoze cyane ndabyishimiye kuba munyakiriye kuri NCD TV. Yego amazina yanjye nitwa Rukundo Fabrice ariko abantu benshi nk'abo tuziranye cyane bakunda kunyita Mabura. Iryo zina abantu benshi banziho kuva mu bwana bwanjye ubundi niko nitwa. Niba wibuka neza watuganirije ku izina Mabura ni izina ryaje gute? Ubundi Mabura yari izina ry'umuhungu w'umutanzania. Yego wari umuntu w'umusore cyane wafataga ibintu by'imodoka ari umuntu uterura ibintu biremereye cyane noneho nko muri karitsiye nk'ukuntu twajyaga dutembera n'abana n'iki muri karitsiye kubera ko nanjye nari umuntu ukunda gusabana cyane abana bahita babona yuko banyita Mabura kubera ngo baravuga ngo twarasaga. Izina nickname yanjye niho yaturutse Mabura niho ryaturutse. Tubwiye ko uri umuntu ukunda gusabana buriya ubona gusabana ari iki cyiza bizana nacyo? Ndi ikintu cya mbere gusabana niho ukura inshuti abavandimwe dukurikije nk'uburyo tuba twarabayeho nko muri life y'ubuzima bwacu. Iyo usabanye na buri muntu wari we wese igihe cyari cyo cyose ikibazo cyari cyo cyose wagira ntabwo ushobora kubura umuntu wagufasha kubera ko gusabana ni ugusabana nyine nko mu muco wa Kinyarwanda ukuntu dusabana. Iyo wumvise gusabana ni ugusabana iyo muri abana kwa kundi mwatangiye muri abana mukina umupira karere kandi twabaga mu mupira
w'amashashi cyane, abandi bakazamuka bagakina umupira w'amabaro, ukazamuka abandi tugakina biye, dukina imikino itandukanye. n'ibyo ngibyo. Tunagana kuri uyu munsi, uyu ni umunsi w'umuganura, ni umunsi ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umunsi duhuza n'imico yacu ya kera, umunsi wazanywe kugira ngo abaturage bajye bahura basangire ibyo bafite n'abami, ariko ubu ngubu waravuguruwe, uvugururwa ku buryo bwiza, aho abaturage basangira ibyo bafite ku rwego rw'imidugudu n'utugari. Yego. Uyu ni umunsi wo ubona gute? Uyu munsi w'umuganura hari sinzi niba nabisoma kubera ko nko muri nk'iwacu tugira groupe yacu, ushobora kugusomera nk'abasaza bacu badukuriye, yego, badusobanurira umuganura, ikintu umuganura usobanuye. Yego, nta kibazo rwose. Umuganura ni ikintu cyiza, yego, cyane kuri mu bimwe mu bituma byongera guhuza abanyarwanda. Ubundi umuganura usobanura cya gihe ababyeyi bicaraga bagahamagara abana babo kugira ngo basangire kuri bya bintu, ukabona ni nk'umunsi unakomeye, bagomba nyine gufata nk'ikintu gikomeye. Mu bihe by'ubu bibona gute? Biracyari uko byari biri cyangwa byarahindutse? Ntago muri iki gihe nakubeshya, ntago generasiyo turimo ntago ari nk'iya kera. Yego. Dukomokeje ku babyeyi bacu batubyaye, yego, na n'ubu ngubu twebwe ahantu tugeze, ibyo ababyeyi bacu bakoraga, twebwe ubu ngubu muri urungano turimo ahantu tugeze, ntabwo dukora nk'ibyo ababyeyi bacu bakoraga. Ese urubona biterwa n'iki? Ubona bizanwa n'iki cyangwa ari iki kubera ko urabona igihe cya kera n'iyo ubu ngubu ni ibintu bitandukanye cyane, kubera ko nkatwe ababyeyi batubyaye, yego, ukuntu bagiye babaho mu buzima, ukuntu bagiye bakundana, ntago habagaho, yes, amakimbirane mu muryango nta gihe atabura, but right now ntago ushobora kumva ngo umubyeyi ngo yirukanye umwana we mu rugo. Mu gihe cya kera, ariko muri generasiyo turimo, hari igihe umubyeyi akubona akakurambirwa, akavuga ati uyu ntago ni umwana wanjye, but hari ibintu akora bitagaragara neza muri famiye nk'umwana wanjye, akumva arakwinubye kubera arakumva uyu munsi urahangaha barakuvuga ngo twamubonye ejo, ngo yari ari ahangaha ahantu aha n'aha, ngo yari ari kumwe n'abantu aba n'aba, ngo yakoraga ibintu, ngo yerekanye ibintu bitari ngombwa. Hari ukuntu ugasanga umubyeyi aravuze ati umubyeyi ntago akwanga, umubyeyi ni wa wundi, ni uwawe, ni mama wawe, cyangwa se papa wawe, cyangwa n'iki, nta kindi kintu yabikoraho, we yicwa n'agahinda konyine. Wagwa mu mwobo baragutoragura bakakumuzanira, akagufata akagushyira mu rugo, akiri ibyaye, nguyu ni umuzigo wawe. Yego. Ese buriya ubona koko ababyeyi bubu nibo badashoboye kwihangana, cyangwa n'abana barengera cyane bagakora ibitagakozwe? Uzi ikintu nabivugaho kuri ubu ngubu muri generasiyo turimo, ntakubeshye pe, hari ababyeyi baba bashyigikira abana babo. Yego. Hari ukuntu umwana wawe ava mu rugo ukuntu ameze, yagera hanze abantu bakavuga ati uyu mwana reba ukuntu yambaye. Noneho nkawe nk'umubyeyi w'umwana, niba umwana wawe avuye ahangaha iwawe mu rugo akagenda yambaye nk'ukuntu abantu bajya babivuga ngo ni iby'ubu byaje, wowe uri umubyeyi we, ejo nagaruka bakakubwira ati uyu nguyu ngo bamufashe ku ngufu, ngo burarega ku ngufu, hari ukuntu bitera. Buriya twese turi abantu, yego, kandi dufite umutima, yego, turatekereza, kandi twese hari ukuntu ushobora kureba, ntago ubona umuntu atwaye imodoka nziza ugahita uvuga ngo iriya modoka ni nziza rwose,
ushobora kuba wicaye mu muhanda wihagarariye kwa handi wicaye muri ka free zone wifitiye ka wifi akawe k'ubuntu urimo ukajya kubona ukabona umuntu aratambutse ugahita wibagirwa no gukanda ahantu wari murakanda bitewe n'iki kubera ko twese turi abana b'abantu amaso arareba uzi ko n'impumyi ubwayo uzi yumvise ivuga ngo ngo uriya muntu ni mwiza cyangwa iriya modoka ni nziza ahita avuga ati mana yanjye kubera iki ngiye buriya utamaye ubushobozi bwo kuba ntareba noneho wowe ufite amaso mazima Imana yaguhaye nigute utazacuma ni ukubera icyo utayakoresha se ucumure ariko ari n'akantu njya numva bakunda kuvuga ngo twebwe nk'abantu turareba tugacumura turavuga tugacumura turakora tugacumura mbese nyine ibikorwa byinshi dukora tubicumuriramo so niyo mpamvu rero ubwo ni kwa kundi bavuga ngo umwana agaragaza ishusho y'ababyeyi be yego ntago ariko abana bose bitwara nk'ababyeyi babo cyangwa se bakora ibintu bakura ku babyeyi babo ariko hari abana kenshi bangirika babikuye back ku mubyeyi we aho bavuye yego kandi nyine biranasanzwe mu muco nyarwanda bavuga ko wibahetse ababwirizwa mu mugongo niho kenshi cyane mbona rero babikura hari ukuntu kera bajyaga bavuga ngo uwibye ahetse ariko none se ubu ngubu reka nkwereke nk'ubu ngubu ushobora gusanga umwana wawe ava mu rugo njyewe ndi example ngiye gutanga njyewe ndi mama we wenda nta bushobozi dufite iwacu n'ahantu twicara n'ahantu tuba n'inzu kuyishyura ni ikibazo umwana wanjye yagenda akagaruka ambwira ati mama Landlord uyu munsi ntazaza ngiye kumwishyura amezi 3 ugahita uvuga ati mukobwa wanjye amafaranga ntabwo uwo mubyeyi atekereza ngo amubaze ngo ayo mafaranga wayakuye he abanza gutekereza ngo Landlord bamwishyuye ejo ntabwo Landlord azagukomanga umuryango ntaje gutekereza ngo se uyu kari umwana amafaranga yakuye ariko urumva aho biba bigendanye n'ubuzima akenshi hari igihe nyine nabwo usanga dukora ikintu kubera ubuzima tubayemo ubundi ubuzima nta kintu budakoresha cyane buri kintu cya mbere kibaho mu buzima ni inzara uzi ko inzara ishobora kukurya ukaba watekereza ukavuga ati ukabona umuntu arimo aragenda ukabona arimo ararya akavoka mu muhanda kubera inzara ukaba wakamwibuka ukamwaka ukavuga ati reka nanjye tugasangira ariko dukurikije generasiyo turimo ubu ngubu ntabwo ubu ngubu bikiri inzara ubu ngubu basigaye bashaka amafaranga inzara zahiza na kera nta nzara yabagaho ubu ngubu noneho sasa ni amafaranga ukumva ngo wowe ngo niba ufite amafaranga uzampamagara ngo ngwina unsanga ahangaha mama akakubwira ati warekanye n'uriya muntu koko araguha amafaranga uyu munsi ejo azakureka burya ikintu cya mbere kibaho mu buzima niba utumviye umubyeyi ku bantu baba bafite ni izina ry'Imana reka nze mbivuge neza ku bantu bari bo bose ni message ngiye gutambutsa umuntu uwo ari we wese ufite umubyeyi akaba kuoninga akakubwira ati iki kintu ni kibi kireke ukanga kukireka niho handi sasa wisanga handi hanze baba barimo barakuvuga akoze ikintu bita umubyeyi ni umuntu ukomeye cyane niwe muntu ukomeye cyane bibaho mu buzima nicyo kintu cya mbere kibaho cyonyine hakibaze nere kuvuga cyane urabona nk'abantu bafite ababyeyi bita mama buriya mama ni umuntu wa mbere ubaho n'umubyeyi ushobora kuguhagarara buri gihe cyari cyo cyose akakurwanirira waba mu ikosa utaribamo akaba ari inyuma yawe cyane na papa nawe ni umubyeyi ariko papa hari ahantu avuga ati iki gihungu cyanjye kubita ariko cyarananiye n'ubundi kimeze gutya ariko mama aravuga ati umuhungu wanjye mwamuretse but so kuri generasiyo y'ubu ngubu turimo tugomba kureba ahantu turimo turajya turimo turajya ahantu hatari heza ese buriya biri guterwa n'iki ni ibiyobyabwenge ni
ibindi bibatwara urubyiruko cyane cyane rwo tugarukaho kuko nyine nabo usanga nyine babyinjiramo cyane biterwa n'iki buriya urubyiruko hari byinshi yes urubyiruko bicamo kubera ibiyobyabwenge hari umuntu waba aragiye mu biyobyabwenge kubera ko yabigiyemo hari umuntu ujya mu biyobyabwenge kubera ko afite ikintu cyabimuteye kugira ngo abijyemo cyane hari n'undi ukurikira mugenzi we uyu ni incumi yanjye ni inshuti yanjye yego reka tuzajye tujyana ya kantu anyweye nanjye nkanywe Kigali urumva ni pati zingahe n'eshatu wagiye mu biyobyabwenge afite ikibazo hari igihe rega ntago bano bana ubona birukanka ku muhanda ntago ari ukuvuga ngo bano bana bose nta babyeyi bagira yego bano bana bose baba ku muhanda nako kuvuga ngo nta babyeyi bagira yego barabagira yego hari none n'abari ku muhanda batabagira hari none n'abajya ku muhanda babyiga kubera ki inshuti zabo so urumva ni kategori eshatu njye nshobora kujya ku muhanda yes ikibazo runaka nta hantu mfite ho kurara yego mfite famille ejo baranyirukanye uyu munsi nta hantu mfite ho kujya kuryama yego najya kuryama najya kubona mugenzi wanjye agahita ambwira ngwino twinywere kano kantu bana tugakurura ariko twumva ukuntu bimeze kugira ngo uryame ubone ibitotsi imvura mu yindi si ariko hari n'undi uzakavuga ati hayi iwacu banyirukanye kubera ko ngo ngiye ngo nakosheje waretse tukaryamana ubwo urumva afite ikihe kibazo cy'uko iwabo bamwirukanye kubera iki ntabwo ari mayibobo iwabo bameze neza ariko hari umwana uryama kuri uriya muhanda nta mama wagira nta papa wagira we mbese ariho kugira ngo abeho nta kintu na kimwe I care I don't care aho mbonyeho kuryama ndaharyama icyo mbonye cyo kugira gutya ndakinywa nakubona ku muhanda avuga ati apo uyu nguse ni mwiba bakanyirukankana bakankubita we nta kintu na kimwe akeya kubera ko we ariho wenyine yego nta kintu na kimwe avuga ngo ngiye nzasigaza inyuma nta kintu na kimwe afite nta mubyeyi nta papa nta mama nta ki urumva ni kategori ziba zitandukanye reka tuve ku gice cye kibanze bwo ku buzima bw'ababyeyi ndetse n'umuganura muri rusange uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ni umunsi nanone wahariwe umukunzi w'umukobwa ese Mabo tuganirize ku buzima ubona mu rukundo uko urukundo rubona sinakubwiye ko ngewe ubwanjye nitwa Rukundo Fabrice cyane ku bintu byerekeranye n'urukundo aho ngaho nta kintu ntago nagira ibintu byinshi mbivugaho ubwo izina ryawe atari ryo muntu ba Rukundo nyine ubwo babona ukuntu nanditseho hano yego ni izina ryanjye hano nitwa Rukundo Fabrice mama wanjye yitwa gutya yitwa Uwimana Uwimana yabyaye Rukundo yego Rukundo dore urabona nanditse n'ahangaha dore ni umutima uri hano kuri Rukundo ukunda uyu muntu uri hano yego witwa Uwimana yego urwo ni rwo rukundo rwanjye rwa mbere mu buzima bwanjye rwabayeho nakunze kandi ntazigera yego kubera ko kuvuga ngo first of all your mom is your priority mama wanjye nubwo ntawe ngera ariko nzi ko hari byinshi niyo mpamvu ubona hari kuko akunda abana bajya bavuga ngo umuntu yanditse ngo tatuwaje niki hari ibintu byinshi zisobanura yego kubera ko buri muntu aba afite ikintu kiri ku mutima we aba afite property hari ikintu bita I have my property yes mutungo wawe kandi buriya mfite n'indi yanditseho hano ku kaboko kanjye igaragaza amahoro ikinyugunyugu nkunda amahoro nk'uko umubyeyi wanjye yabinyeretse akabimbwira ibintu byerekeranye n'urukundo rero umubyeyi wanjye yarankunda urwo ni rwo rukundo nanjye ndamukunda yego kumbwira ngo undi muntu uzankunda kurusha uko mama wanjye wambyaye azankunda ibyo ngibyo mba mbona yuko biragoye ibyo ngibyo biragoye bizaba bigoye cyane umva biranagoye cyane pe sinkubeshye buriya rega twese turi abana b'abantu tugira amarangamutima tugira ukuntu utekereza yego ntabwo ariko ngiye ntekereza yego
kandi nta nubwo dushobora kuzatekereza ibintu bimwe ngewe nawe Yego. kubera ko ngewe nawe dushobora kuba tutaraciye mu bintu bingana ushobora kuba waraciye mu buzima bwawe uzi ngo urukundo ngewe kuri ngewe urukundo rumeze gutya na gutya nanjye urukundo rumeze gutya na gutya none tugiye kubihuza ushobora kubona ntabwo bishobora gushoboka. Yego. Ikintu cya mbere nkubwira ngo nk'umuntu mukuru nyine nk'uko bamustinze hano Yego. kandi nk'ukuntu twabiganiriyeho njye nta kintu ntabwo nakwigera nkubwira ngo by'urukundo reka byo ni yes niba ufite umuntu ukunda ni sawa niba ufite umuntu hari igihe urukundo ni hatari ariko oya abakunzi urumva mu myaka tuba turimo umuntu aba afite nyine umuntu akunda mukundana ariko natwe nk'uko ubivuga hari ibyo utagereranya iyo bigeze ku rukundo rw'umubyeyi ushyira aside yego kuko buriya umubyeyi twese umva either waba umufite cyangwa utamufite ni umuntu ukomeye niyo priority yawe noneho iyo bigeze ku mubyeyi w'umumama we n'ibindi bindi nuko twese tuba tubizi yuko hari umuntu uvuka akavuga ngo ngiye mama ntacyamariye ngo mama niyankunze ngo nagize gute ariko turabizi neza yuko umubyeyi w'umumama ari we muntu wakwitanga agakora igishoboka cyose we ni umutima Imana yabahaye niyo mpamvu abantu bajya buri abahinde bizera yuko umubyeyi w'umumama ari Imana ya kabiri ku isi agarariye Imana ku isi kandi niyo natwe tubishyize muri rusange tukabyumva neza nibyo umubyeyi w'umumama ni Imana ya kabiri hano ku isi niyo Mana nyine yacu uvuga ati iyi ni Imana yanjye kuko buriya niwe muntu nyine tuba dusanga yakora ikintu cyose ku mwana we igishoboka cyose yagikora bakwitanga bagukora iki byose arabikora kubera umwana we. Niyo mpamvu rero iyo bigeze kuvuga ngo urukundo rwose turarubagabira turabahereza rwose tuvuga ati umva urukundo n'urwanyu niho hano batwicira umva niho hano reka nze nkwereka yose reka ba papa wacu nabo ni abantu dukunda cyane pe yego but hari igihe urukundo rwacu rugira limit umva mama arakubwira ati niba hari akantu kabaye cyane tugende niba ari ikibazo na kimwe ntabwo mama yagusiga cyane niba wari wabona hari abantu ujya kumva ngo esho ngo papa ngo yaragiye gukubita mama ngaho ibaza ariko urimo urakubita mama wanjye nawe wibaze nawe bitekerezeho ntago wakubita papa wawe ni amakosa ubajya hagati ukabakiza niba uri umwana w'umuhungu ariko uri abakobwa bahita bavuga ngo we mama waretse papa ariko ibyo ngibyo byose tuba turi abana twese kuri bo ariko ikintu cya mbere hakuza abana batagira ba papa wabo uzi ba papa kundo ari benshi nta mwana ujya ubura papa we cyane ariko ikintu cya mbere umva twese abana tuvukana kwa papa wacu tubyara bifite ishusho ariko noneho ikintu cya mbere kibaho ngiye kubera ko nabaga kwa mama wanjye n'ahantu ari hose ni isari ariko kumbwira ngo urukundo rw'ubu ngubu urukundo turimo ubu ngubu yego ntaba nkubeshye. Okay Mabu uri umuntu wabaye muri entertainment mu gihe cya kera yego ndetse n'ubu ngubu uri umuntu umwe mu bayikurikirana ureba ibisohoka hanze entertainment yo mu Rwanda uyibona gute? Entertainment yo mu Rwanda nta kintu nayivugaho kiri entertainment yo mu Rwanda imeze neza kubera ko ikintu cya mbere kiriho dufite ubuyobozi bwiza cyo kintu cya mbere ni nabwo duhereye ahantu twavuye n'ahantu tugeze ubu ngubu nese ubwo ahantu bavuga entertainment yo mu Rwanda ntago ari nziza wabivuga bihereye he nta uko imeze nta kibazo na kimwe iteye rwose ahubwo n'ukwigira imbere turimo ako urabona kuva muri za 90 yego uziko hari abantu bajyaga kumva radio bihishe ariko ubu ngubu radio reba radio ziriho kera habagaho radio imwe
n'ubu ngubu hariho radiyo zingahe ni nyinshi pe neza ko tutashima umva byonyine utashima igihugu duhagazemo dushimire n'umukuru wacu cyane duhagarariye papa wacu yadukuye ahantu uzi ibihuru yadukuyemo cyane uriya musaza reka tumushimire cyane kwanza tumuhe n'amasari menshi cyane pe n'abamukomokaho n'umuryango we wose yego muri iyi minsi hari ibigenda bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize twumvishe inkuru y'umupasiteri umwe mu bazwi cyane avuga ko amashusho ye yasakaye hanze ndetse n'amajwi y'ubusambanyi ni ibintu bitakiriwe na bamwe babigarukaho bavuga yuko bidakwiye ku mukozi w'Imana ku muntu wakagombye kuba atanga ishusho nziza ku bandi wowe ubifata gute ese ubwo nk'ibyo bintu nabivugaho gutera none se niba umuntu akubwira ngo erekeza inzira ijya mu ijuru yego agahagarara imbere yawe akakubwira ati twese nidusenga tuzajya mu ijuru yego warangiza ukumva ibintu nk'ibyo ngibyo ubona iryo juru uzarijyamo koko nkabona bambwira ubwo se natwe tuba tugomba kubizira cyangwa we arabizira twe dukomeze we niba ahubwo twebwe aratuyobya twebwe yayobeje twebwe tumukurikira kandi adutoza inzira nziza ariko we ntayikurikize nese niba mwarimu akubwira ngo rimwe guteranyaho kabiri ni gatatu yakubaza ngo rimwe guteranyaho gatatu wamubwira ngo ni kane akakubwira ngo yango wakishe ni gatanu nese ubwo urumva niba ngiye mpagaze imbere yawe yego akubwira ngo dusenge Imana kugira ngo twese tuzagendere mu murongo umwe tujye mu ijuru yego warangiza ukumva ndimo nakora ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo ngo iryo juru uririmo cyangwa ntabwo uririmo ngenda kwigishije wowe uri pasiteri uhagaze imbere yanjye urambwira ati nawe byibazeho nese niba pasiteri akubwira ibintu nk'ibyo ngibyo yarangiza agakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nese ubwo uzamukurikira uzaba ugiye kujya mu ijuru cyangwa uzaba ugiye kujya muri ariko ubundi hari ikintu kimwe buriya abantu ba kera buriya bajyaga bareba kure yego abantu ba kera bajyaga bajya gusenga kera bagafata abana bakajya mu rusengero bagasenga bakavuza bya bindi bimeze ibinyugu amapendo n'icyo ukabona abantu basohotse niba ufite ituro niba ari 10 ugatura niba ntaryo ufite ugasohoka ugataha yego ariko ubu ngo abantu baza mu nsengero n'abantu batwaye amamodoka cyane yambaye neza pasiteri agahagarara imbere akababwira ejo warangiza ukamwumva ngo uyu nguyu ngo ubusabwe ngo bwari hanze none se ubwo yavuze ngo iryo juru bajyanamo abandi cyane ukuri reka sinkubeshye ariko hari igihe twe twizera yuko nk'uko bajya bavuga ngo na Yesu yaravugaga ngo mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora twe tuba twumva ko twakwizerera muri uwo mujyo ntiturebe ibyo bakora twe tukizera ibyo bigisha kuko ibyo bigisha ni ijambo ry'Imana ibyo ngibyo byari ibyo by'icyo gihe ibyo ngibyo byari ibyo by'icyo gihe ubu ntabwo bikunda ariko ngahibaze nta kibazo ese niba bavuga ngo umuntu yanitse ubwambure bwe hanze akakubwira ati wumva ibyo mvuga ariko nturebe ibyo nkora nese ubwo urambwira ngo iryo juru twarijyanamo ngiye nawe ahubwo we arimo arakubangaza ngura pasiteri bana araririmba abangaba barahamya bagira bate ngiye mba nibereye mu rugo cyangwa nagiye kwinywera agacupa nibereye kumwe n'abandi yego ejo ajya kumva ngo wa pasiteri nguzi ngo pasiteri ujye ubabwiriza n'iki ngo ejo twabonye ngo ubwambure bwe n'iki abana bagahita bavuga ngo wa wundi ujya abana kwa kundi bareba kuri za televiziyo cyangwa abana baba bafite telefone bagahita babona wa muntu twajyaga tubona gutya n'uyu cyane ngaho tekereza uzi ikintu uburemye muri bari bana nta kintu na kimwe babahereje yego abana baragukundaga bavuga ngo abana bakaza imbere bagakoma ejo barangiza bagakureba kuri televiziyo nta nubwo no kuri televiziyo nta televiziyo yakisha ibintu nka biriya by'ubucucu ukabona muri telefone y'umuntu ngo uriya yarimba ngo uriya pasita
nese ubwo urumva abo bana bazakura bafite avenir yihe. ayo Nibajya mu rusengero nabo bazagenda bana baririmbe nibagera ahantu niwe bata na pastor se ntajya agira gutya nta kintu na kimwe nta kintu umva mu bintu byari byo byose wawigishije. Ubu rutwa nawe muntu wo ku muhanda wandi uvuga ati Imana ishimwe kubera ko agiye kuryama yabonye ukuntu aryama. yego Imana yampaye umunsi bishyimbo nabiriye. Nese niba utambutse ku muhanda n'urugero ngiye gutanga. yego Kandi be message kuri buri muntu uwo ari we wese, twese ntabwo dufite ubushobozi bungana. yego Ibyo ufite ngiye ntabyo mfite. yego Hari umukene hari umukire. yego Ariko twese turi abantu duhumeka umwuka umwe, dufite amaraso amwe y'umutuku cyane. Umukire asagira amaraso y'icyatsi, oya umukene agira y'icyatsi se cyangwa y'ubururu. n'umwuka duhumeka n'umwe. Uratambutse wowe ubwawe uvuye mu rugo wambaye neza, uriye breakfast imeze neza, abana bawe urabambitse bameze neza cyane. winjiye mu modoka yawe urayakije. Usohotse mu gipangu usanze umuntu yicaye imbere y'igipangu cyawe, yego arimo arasaba, yego ayo kuyungu yake nta kibazo. yego Imodoka yawe imbere cyane, uragiye winjiye mu rusengero rw'abantu basa neza bameze neza, bambaye ikoti bambaye costume bafunze bameze neza. yego Amaturo muragiye muratuye, hari n'abatura muri envelope, rega hari n'abantu badatura kwa ndi wango ngiye gutura imbere ngiye ngatura ku ruhande, ugatura ku ruhande ukandika envelope ugashyiramo miliyoni, ariko hari umuntu wasize ku rupangu rwawe arimo arashaka ikintu cyo kurya cyane. none se ayo maturo urashaka kugira ngo ayo maturo yawe azagende agure shitani azaze yica Imana, cyangwa ayo maturo yawe amaze iki? Nta kintu na kimwe. Ndeka simvuga batazavuga ngiye muruko nta matsenga cyane, ariko nta kintu ayo maturo yawe aba amaze. Niba utambutse ku muhanda ugasanga abana bicaye ku muhanda barimo bararya, hari ikintu kera twajyaga twita iroko. yego Iroko ni bya biryo byajyaga bisaguka muri restaurant, kwa kundi ibyo bisagutse muri bakagenda bakabishyira mu kidobo bazahingurube ukagenda ukabigura. Wewe nibyo ugiye kugura. Umuntu agiye gutura miliyoni yagusanze ku muhanda, yego nta n'igiceri cy'atanu ufite, agiye gutura miliyoni yagutambutse, wamfashije wagiye mu rusengero ahantu bafite abantu barimo muri urwo rusengero, wanakwinjira muri urwo rusengero rwonye byonyine n'umuhumuro wawo, kubera inzara ufite ushobora kuwugwamo, inzara ikakwica. Barahumura neza barasa neza, bagiye guhereza amaturo, ariko ninde Imana yatse ituro? Ariko ubundi uturira Imana urinde ese wamugane. Imana ntidusaba ibitambo, ntidusaba ibyo nese Imana ijya idusaba umutima wacu umenetse kandi ushimye. Imana ijya kukurema warayisabye, aya nese kubera icyo ujya kuyishyura ngo ugiye gutura ngo Imana ituro. oya icya 10 ntago twagikuraho. Icya 10 ntago umva, icya 10 ntago gishobora kuvaho. Yes, nshobora kuba narakoze neza, mfite ibintu byiza, nkavuga ati uyu mwaka narahombye, nari mfite akazi yakanje, business yanjye yarahombye. yego none ubu ngubu hari akantu nabonye, waretse nkajya guturira Imana. Yesu ugafata icya 10 ukagishyira mu ibasho, yego ukakijyana ukavuga ati iki ni icya 10. yego nta bintu birenze. Ariko uvuye mu rugo ugiye kujya gutura 10,000, usize umuntu ku muhanda ashaka byibura 200 ngo arye hajya imbada. Ibyo ni amakosa, ibyo ni amakosa pe. Oya nta kibazo, burya buri bantu bagiriye, ntabwo turimo turasebya amadini, reka oya babo barabyumva ko uwo muntu nigerega bura ataranitaye no kubyasenga, we gusaba yumva ko gutanga agomba ari byo kujya mu rusengero akavuga ati ngiye natuye. Nicyo kinyamukuru kuba natuye, umutima we atari ugusenga. Hari ukuntu ngiye naratembera, ariko tuzabivuga muri party 3. Okay, nzabikubwira neza. Mu bihugu ngiye nagiye ntemberamo nzakubwira ukuntu ubuzima bw'abantu ukuntu babaho. Yego ugasanga uyu munsi watuye, umuntu waturi mugahurira muri dunda, ukibaza se
Imana yageze Bimeze gute? Imana yageze ahangaha ariko ubundi Imana yitwa ngo iki? yego kubera ko buriya Ugasanga we watuye umuntu wahaya ugasanga ibyishimo ni byose yambaye neza asa neza mwahura n'ababawunsa bakabwira we cawe uri murajyaye hano none wagira avantage urumva wafata avantage zo kugira ngo winjire yego ugasanga wa muntu ituro ryawe warihaye ari hariya hejuru muri VIP kumugeraho ntibyoroshye ariko bundi baravuga ngo buri kimwe cyari cyo cyose kiba kubera impamvu yego kandi turabana b'abantu so tugomba kwihanganira iyi ni isi kandi isi ni ngari cyane hari ukuntu bajya bavuga ngo isi irazenguruka bakajya bavuga ngo ngo isi izenguruka hari abantu bazi ukunda isi izenguruka bitewe n'ubuzima urimo niba waricaye hano mu Rwanda ukaba wicaye hano ariko isi yarakuzengurukiye ntago ubizi yego nese ubu ngubu nta bantu bicaye ahangaha baturutse za Musanze barangaye Kigali bura n'isi iba yarazengurutse nuko abantu baba batabizi cyane kandi ikintu cya mbere kibaho mu buzima ikintu cya mbere kibaho reka tureke mu buzima hatwe abanyarwanda twakagombye kwicara hamwe tugakundana tugafatana akaboko gutya kuko ibyo twabonye birahagije nta mpamvu yo kugira ngo abantu bashake kugira ngo batwinjiremo batwereke ngo ngiye ngo ndi pasiteri ngo ngiye ngo ndi umuvugabutumwa ngo ngiye ngo ngenda hariya ni akazi kawe yego ariko ubutumwa ku bantu bakumva abatakumva bihorere cyane reka kugaragaza ibintu bitagaragara imbere y'abantu wikwishushanya imbere y'abantu ukoresheje izina ry'Imana nta muntu utazi Imana yuko ibaho twese tuzi yuko Imana ibaho yego ariko kumbwira ngo ngiye ngo ndabonekerwa ngo hakubonekerwa wenyine gute Imana ari wowe wigenderera kubera ko ari wowe mwere mbese uri ikirahuri twese ntiturabere imbere y'Imana nta muntu w'umwere ubaho imbere y'Imana kandi nta muntu udacumura nta muntu utagira amakosa cyane niba nagukoshereje giye nzaza nkubwire ati wambabariye ku bintu nakukose yego icyo ngicyo nicyo kiranga ubumuntu n'icyo ubundi ubumuntu nicyo umuntu ni umuntu ninza nkakubwira Deni yego sha wambabariye ko shaye bana ejo nene kugeza ariko se wambabariye nakubwiye nabi kubera ko nabi hari mbikuye ku mutima uzanyumva yego niba uri umuntu uriho gutya uhagaze gutya utumva yuko umuntu yagukosereza ukamuha imbabazi we nta muntu urimo wowe ntago ari umuntu cyangwa se niba uzabona umuntu ugahita umubona ngo ugahita uvuga ati uyu nguyu ni umwanzi wanjye reka nta muntu uba umwanzi w'undi ni twebwe tubyishyiramo tugomba kumenya yuko twese Imana yaturemye mu ishusho ariko bavuga ngo mu ishusho yayo yego turemwe mu ishusho y'Imana nibyo ishusho y'Imana ubundi rega burya nubwo bavuga ngo ishusho y'Imana ntago ishusho y'Imana yo kuvuga ngo oya twumva icyo bivuze umwuka duhumeka wonyine niyo Mana yego urukundo umuntu tugirirana hagati yacu ko tubanye niyo Mana iyo ngiyo niyo Mana yego niba ibyo bintu utabifite nta Mana ufite nta Mana reka uri mu ishusho ndayemera iyo Mana ndayemera iyo Mana urayemera ariko nikuze uyemera ntuyigaragaza kimwe cyiza mu buzima bwawe ujya ukora nta kintu na kimwe cyiza ushobora kwereka umuntu yego ariko nubundi batubwira ko bano birirwa bakora iby'urukundo birirwa bakora ibi mbese bigaragarira abantu aribo bazajya imbere y'Imana bavuga ati Imana nakoze biriya mu isi nafashije abakene naritanze uko bishoboye nariyirije Imana ibabwira ati mugende sinigeze mbamenya kandi bari bazi yuko aribo bakoze igishoboka ngo wakoze neza yego Mabura kuri NCD TV dufite igice cyacu kijyanye na website yacu yitwa ncdtv.net ni website uri umwe mu bayikoresha ndayizi cyane urayikurikira rero buba uyibona gute umva ni website nziza cyane igira filime nziza ibintu bya yigisha kwanza cyane yego kubera ko no mu tuvuye mu bihe by'icyunamo yego nabonye ifite topic nziza kandi nica n'umuntu yakurikira ikagira ikintu mwigisha turetse n'ibintu bya filime cyangwa n'iki icama documentaire meza yego
icaho niba uzi ahantu NCD nayikundiye yego mu gihe cy'icyunamo. yego hari ahantu nabonye NCD mwagiye gusura yego ku rwibutso rwa Kigali akira mva kandi Nyagasana azajya ahora ebana umugisha tukaba turawakiriye NCD ni ukuri kw'Imana pe kandi ngiye ndabikunda ibintu nk'ibyo ngibyo kuri reka twese tuba twaravuye kureshaho yego NCD ku bakunzi bose abantu bose mukunda kureba movie abantu mukunda kureba documentaire abantu mukunda kureba ibintu bya romance abantu mukunda kureba ibintu by'amateka n'ibyaranze igihugu cyacu muzajya mujya kuri NCD tv.net .net niho honyine bibera abandi bose ahandi bazaba barimo barababeshya abantu kuri pe Mabura uri umuntu mukuru cyane twishimiye ko uri n'umwe mu bantu bakuru bakomeye twakiriye hano bwa mbere muri NCD TV podcast part 2 ugiye kudusigira impamba dushobora kugenderaho mu buzima je kantu kambere nagukuyeho ni peace amahoro ubwo ibindi bisigaye nawe urabitubwira mwanya n'uwawe ikintu cya mbere je navuga kuri generation turimo muri iki gihe ikintu cya mbere navuga ni amahoro urukundo yego ubwumvikane yego n'uburinganire kuri buri muntu uwo ari we wese ntuzabone ngo ngewe ni ngewe cyangwa we ngurinde oya mwese murangana kubera ko mwese muva amaraso amwe kandi mwese mwabyawe n'umwana w'umuntu yego ufite mama wawe ufite papa wawe hari udafite papa we hari udafite mama we kandi ariho twese tugomba gufatana hehe tugomba gufatana mu mugongo tugafatana runana tukamenya ngo twese turi abanyarwanda kandi turi abantu bahuje iki ururimi rumwe cyane udutandukanye tuzamucyahe cyane kandi babandi bashaka gupfobya ibyahise tuzabaha irembo cyane tuzabaheze hanze ikindi kandi yego ku rubyiruko nanjye ndacyarubyiruka cyangwa naruvuyemo yego nkunda buri muntu uwo ari we wese nk'uko nanjye nikunda yego kuba nicaranye nawe byonyine birahagije kuba urukundo wamaye kugira ngo twicarane nawe ahangaha yego ntago wakwicarana nanjye ahangaha unena kubera ko hari ikintu wari ufite kugira ngo mvuge imbere y'ahangaha NCD nawe hari ikintu wagira ngo umubaze nanjye rega nanjye buriya nakubaza ariko in part 2 we have to be a peace cya u Rwanda ni rwiza kandi ahantu twavuye ntago dushaka kuziyongera ngo tuhasubire cyane yego ngicyo nicyo kandi duhereze sari kuri musaza wacu musaza nta bintu byinshi twabona twamuvuga rega twamuvuzeho kera twamutekereje ntago sinzi niba ubundi twamunganye iki ntacyo pe ntago twabona nicyo tumwishyura kubw'ibyado yego bajya bavuga ngo Imana yonyine niyo yihembera umva cyo gihembo cyonyine cyane bo reka tugushimire cyane NCD TV podcast nakagaruka kandi twishimiye kuzongera kukwakira mu kiganiro cy'ubutaha nanjye ndishimye kandi twishimye cyane n'abakunzi ba NCD TV muraza kubitubwira muri commentaire mutubwire ese umuntu twakiriye byari bimeze gute mwishimye cyane kuba twaganiriye nawe ndabizi ariko mwanyuzwe cyane bo reka mbashimire cyane ndi Denario NCD TV podcast nakagaruka niba ushaka kureba filime zigezweho ndetse n'ibiganiro n'amadocumentary agiye atandukanye nyarukira kuri ncdtv.net ibyiza nka biriya ntandi wabisanga ciao nanjye ku bantu bifuza kuba hari ibibazo bambaza nitwa Rukundo Fabrice ariko nickname yanjye nitwa Mabura nimero yanjye ya telefone ni 0798 664 5144 kandi turabakunda mwese cyane peace and love